Banyarwandakazi inshuti bakunze urubuga bizatubireba turabasuhuje. Turi kuwa kabiri tariki 29 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2020. Mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro bizatubireba tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga bizatubireba mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomsene Moramusanga. Inshuti bakunzi urubuga rwacu kuri uyu wa kabiri rero tugiye kuganira kibazo cy'amategeko y'u Rwanda. Benshi mu banyarwanda ndetse cyane abanyepolitike usanga bavuga ngo u Rwanda rufite amategeko meza. Hari n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi njya numva bavuga ngo u Rwanda rufite amategeko meza ariko atubahirizwa. Noneho hari icyo umuntu ahita yibaza, iyo amategeko ari meza se ntiyubahirizwe bimaze iki? Amategeko meza yanditse atubahirizwa bimaze iki? Ntago mbona ntabwo abakira amategeko. Itegeko riba itegeko iyo ari ryiza ribereye abaturage kandi mu by'ukuri rigashyira mu bikorwa uko ryanditse. Naho niba amategeko yanditse ntiyubahirizwe wayita meza gute? Nta nabariho ugiye kureba, ugiye kubivugisha ukuri kuzuye, nta mategeko abariho. Rero nicyo ngira ngo tuganire muri kino kiganiro. Turaganira ku ngingo eshatu. Turavuga ku kibazo cy'abakozi bimurwa mu myanya cyangwa za kontra zabo zikarangira ariko ntibahabwe imperekeza zabo, cyangwa bagahindurirwa imirimo, umuntu akaba yazamurwa nko mu ntera ariko byarangira ugasanga agumye kuri wa mushahara yakoreraga mbere. Turaganira kandi ku ngingo ivuga ku itegeko ryasohowe n'umujyi wa Kigali muri iyi minsi mikuru, itegeko ryohererejwe abayobozi b'imirenge ritegeka abaturage bose gutaka amazu yabo hakoreshejwe aya matara mureba nyine akunze gukoreshwa mu minsi mikuru, ngo kandi umuturage utabikoze udatatse ayo matara ku nzu ye akabihanirwa. Mu by'ukuri wenda aho dufitiye ibimenyetso simusiga ni muri Nyamirambo, aho dufite kopi nyine yaturutse mu mujyi wa Kigali itegeka abaturage baho ko bagomba gutaka buri muturage ku nzu ye agashyiraho amatara kandi utabikoze akabihanirwa. Ariko tumaze kubona iyo baruwa nyine itegeka abaturage bo muri Nyamirambo, byatumye tubaza n'abandi baturage batuye mu tundi duce, batubwira ko nyine n'ahandi hose ari uko bimeze, usibye wenda ko ngo hari imirenge imwe n'imwe abayobozi bagerageza korohera abaturage ntibabaca amande. Ariko muri Nyamirambo ho ni itegeko ntakuka ryatanzwe ko buri muturage wese agomba gutaka amatara ku nzu ye. Birashoboka yuko abaturage bose batabikoze, ariko itegeko riravuga ko umuntu wese bizagaragara ko atatatse amatara y'iminsi mikuru ku nzu ye azacibwa amande n'umujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo abayobozi b'ibanze bategetswe gutanga raporo ku muturage wese utaratatse inzu ye. Ni ukuvuga ngo ntabwo hitawe ku bushobozi bw'umuturage, ikirebwa gusa ni ukureba niba yaratatse. Iyi ingingo ya gatatu tugiye kuganiraho, ni ingingo y'amahano yabereye mu karere ka Gisagara, aho umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge umugabo witwa Tumusifu Jerome yafatanyije ni mu murenge wa Mukindo cyangwa se Mukindo. Uyu mugabo Tumusifu Jerome yafatanyije n'abapolisi gukubita umwana w'imyaka 15 kugeza umwana apfuye. Izi ngingo eshatu nizo tugiye kurebaho muri kino kiganiro, ariko mu by'ukuri si ikibazo cy'ibi bikorwa, ahubwo ni ikibazo cy'amategeko ahana adashyirwa mu bikorwa, kandi amategeko ahana buri muntu wese wakoze ikosa. Nshuti muduteze amatwi, duhereye kuri iki kibazo cy'abakozi bo muri za parike. Ni abakozi bo muri za parike. Ni ukuvuga ngo kera bitwaga ko bakorera ikigo cyitwaga Ortepen, murabyibuka, ikigo nyine cyari gishinzwe ubukerarugendo. Nyuma aba bakozi baza kwimurirwa muri RDB, hanyuma rero ubu bikaba birimo kuvugwa ko mu ntangira z'umwaka utaha mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri bazinjizwa mu kindi kigo gishyashya cyitwa African Parks, kizajya gicunga amaparike. Aba bakozi rero bo muri kino kigo cya ubundi bitwaga nyine ko ari abakozi ba RDB, ariko bafite ibibazo byinshi cyane babaza Ministeri ifite ubukerarugendo mu nshingano zayo. Abakozi bavuga yuko mu gihe bakoreraga Ortepen ngo imishahara yawo yari iri hasi cyane, bahora baburana bavuga bati amafaranga duhembwa ntabwo agendanye n'akazi dukora ko kwirirwa mu mashyamba, ko kurara mu mashyamba. Bakomeza kujya bagenda bavuga bati mutwongeza umushahara. Igihe kiragera iki kigo cya Ortepen bagiye kugihindura ngo bakimurire muri RDB, abaturage baravuga bati
ntimutwimura, ndavuga aba bakozi, ntimutwimurira muri RDB mutabanjije kutwongerera imishahara. Icyo gihe rero bivugwa ko ngo aba bakozi bazamuriweho umushahara 30% yayo bakoreraga, hanyuma bimurirwa muri RDB bavuye muri ORTPN. Bageze muri ORTPN nako bageze muri RDB, abakozi bahereye ku kwezi kwa mbere basaba yuko imishahara yabo mishya batangira kuyihembwa, baraheba. Bakora igihe kigera ku mezi 8 bahembwa ya mishahara bahembwaga bakiri muri ORTPN. Bagahora bavuga batari ko se mu by'ukuri mwaduhaye imishahara yacu twumvika. Abayobozi haba ku rwego rwa ministeri, haba ku rwego rwa RDB, ministeri ifite abakozi mu nshingano yaba na RDB, bose bakica amatwi. Nibwo rero aba bakozi baje kugira gutya baravuga bati ibintu ntago bishoboka, basa nabigaragambije gatoya. Biba ngombwa ko abakozi ba ministeri y'umurimo ndetse na ofisi ishinzwe ubukerarugendo RDB ifite ubukerarugendo mu nshingano zayo ngo bagiye kubakoresha inama muri Nyungwe. Babasangayo, ubwo basuye igice cyo muri Nyungwe ko aribo basaga nabigaragambije. Hanyuma batangira bababwira bati ayo mishahara muvuga mishya, ayo mezi 8 muyibagirwe kuko byaribagiranye bimaze igihe kinini cyane. Abakozi bakavuga bati ntabwo bishoboka, amafaranga yacu muyaduhe. Noneho rero cyaje kugaragara nkuko babitangariza abanyamakuru batandukanye, bavuze yuko mu by'ukuri baje gutahura ko abitwa ko ari abayobozi babo, cyane cyane ngo abakorera i Kigali, bo imishahara yabo mishyashya batangiye kuyihembwa kuva bakigera muri RDB. Ariko abakorera mu mashyamba hirya no hino mu maparike bo bakomeza kumara igihe kingana n'amezi 8 badahembwa amafaranga yabo. Icyo cyari ikibazo cya mbere gikomeye. Hanyuma rero kubera ko parike zari hiyongereyeho iyo parike ya Nyungwe nyine, hariyongereyeho na Gishwati, hari abaje guhindurirwa imirimo kubera ko bari bamenyerewe muri ako kazi. Bamwe bagirwa abagide bazajya bayobora abaturiste, byitwa ko bazamuwe mu ntera. Abandi bava ku kurinda za parike bahinduka abashoferi. Noneho rero ikibatera umujinya nuko bamwe mu bashoferi bakorera i Kigali bongerewe imishahara, abandi ntibongererwe imishahara. Muri iyi minsi rero hadutse ikibazo cyuko leta igiye kwegurira za parike ikigo cy'abikorera ku giti cyabo cyitwa African Parks kizajya gicunga izo parike. Aba bakozi rero batangiriye muri ORTPN, ubu bakaba bavuga yuko uko byagenda kose ikibazo cyabo noneho kigomba gukemurwa n'inkiko. Baravuga bati bafite amafaranga y'ibirarane bataduhaye tukiva muri ORTPN, bafite amafaranga bataduhaye abenshi muri twe twagiye duhindurirwa imirimo ntiduhabwe imishahara ingana n'iya bagenzi bacu bakorera i Kigali, none barashaka kutwimurira muri African Parks batabanje gukemura ikibazo. Ndetse bamwe muri bo bakanavuga batari ko ubundi babwirwa n'iki niba dushaka gukomezanya akazi na African Parks, niba kontra twagiranye nabo irangiye, niba duha imperekeza zacu, ushaka guhitamo gukorana na African Parks agumemo, ushaka kwigendera akajya gushaka ubundi buzima ajyeyo. Ariko nibabanze batunganye ikibazo dufitanye cy'amafaranga y'ibirarane batwimye, bakemura ikibazo cy'imishahara. Bagiye bazamura abakozi mu ntera ariko bagakomeza kuguma kuri ya mishahara ya mbere. Ariko ibi byose nibyo navugaga nti bituruka ku kibazo cyo kutubahiriza amategeko. Ikindi kigeretse, hashize imyaka myinshi abanyarwanda birirwa bavuga bati kubera iki nta mushahara fatizo uba mu Rwanda? Kuki nta mushahara fatizo uba mu Rwanda? Ngo bavuge bati wenda abantu bakora akazi kanaka bahembwa ya naya, abakora kanaka bahembwa ya naya, niyo bahera. Abafite impamyabushobozi zinizi bahera kuraya, abisumbuye ku mpamyabushobozi runaka bahembwa ya naya, bahera kuraya naya. Kuki ibyo bintu biba mu bindi bihugu mu Rwanda bitahaba? Kuki habaho ibintu byo gushakisha gusa umuntu akagira gutya ugasanga umushoferi umwe ukora muri ministeri Kigali ahembwa ibihumbi nka 200 cyangwa 250, ugasanga undi mushoferi ukorera nanone urundi rwego rwa leta, ukorera wenda n'urugero muri Mudasomwa cyangwa se Igishyita cyangwa se Karongi, ugasanga arahembwa ibihumbi 70. Ibyo bintu ni ibiki? Uzi ko kugeza n'uyu munsi tukigendera ku itegeko ryo muri 80 ndaza kubireba, ariko turacyagendera ku itegeko ry'umushahara fatizo w'inote y'ijana. Murumva ibyo bibazo mu by'ukuri kibazo gikomeye cyane. Ibi rero bituma umuntu yibaza ati inzego zibishinzwe mu by'ukuri, inzego zibishinzwe zimara iki? Abo badepite bashobora gukomeza gutuma mu gihugu haba makajagari kangana gutya, ntibakurikirana ibibazo by'abaturage.
ntibahamagare ministre w'umurimo ngo azasobanura ibintu nk'ibi ngibi, cyangwa yanabisobanura bakabinyura hejuru ugategereza ko bizakemurwa amaso agahera mu kirere. Ntibahamagare ikigo nk'iki ngiki cya RDB ngo bababwire bati musobanure ikibazo cy'imishahara y'abakozi. Bamaze iki mu by'ukuri? None se abantu bavuga ngo u Rwanda ngo rufite amategeko meza ngo yanditse ngo ariko ngo adashyirwa mu bikorwa, none se ubwo amazi iki niba adashyirwa mu bikorwa? Birutwa no kuvuga ko nta yahari, kuko niba yanditse ntashyirwe mu bikorwa nta yahari, birahagije vuga ko adahari, kuko kuvuga ko ahari atari bwubahirizwe nta kintu na gitoya bimaze. Icyo rero nge nabwira aba bakozi, ni nacyo mbwira abanyarwanda muri rusange, nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kuguhindura umucakara, nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kugukandamiza ngo kubuza uburenganzira bwawe. Nibahaguruke nk'uko babivuga, bagana inkiko, nibamara kugana inkiko, izo nkiko zange kubarenganura dore ko ari byo bimenyerewe, bajye ku nteko, bajye kubaza abadepite bicaye mu nteko icyo bamazeyo, niba batashobora gukurikirana ikibazo cyabo. Bahaguruke bajye ku biro by'umuvunyi bigaragambirizeyo bavuge bati niba udashobora gukemura ikibazo cyacu wicaye muri bino biro ukora iki? Iyo polisi birirwa barahatangwiza ikarasa, bimenyekane neza noneho ko inshingano zayo ari ukurasa abaturage, atari ugukemura ibibazo by'umutekano bitezwa n'abitwa ko ari abayobozi. Ibi bintu mu by'ukuri kugeza uyu munsi mpora nibaza, inzego zidakora mu by'ukuri ibi bintu ni ibiki? Siti muteze amatwi, reka tujye ku kibazo cya kabiri cy'iri tegeko ryatanzwe n'umujyi wa Kigali ritegeka abaturage bo muri Nyamirambo gutaka amazu yabo bakoresheje aya matara akoreshwa mu bihe by'iminsi mikuru. Batabikora ngo buri muturage wese utabikoze agacibwa amande. Banyarwandakazi, mu by'ukuri kuva iyi coronavirus yatangira, ibintu byose ubuzima busa n'ubwahagaze ku isi yose. Ubukene burahari bwigaragaza, nta nubwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo ni mu Rwanda gusa, no mu mahanga no mu bihugu bikize hari ibibazo by'ubukene bwigaragaza. Hari ama entreprise yafunze akazi, hari abikoreraga ku giti cyabo batakibasha kubona uburyo bakora. Noneho gerekaho ko mu gihugu cyacu Rwanda rwo nk'igihugu gikennye kidafite ubushobozi bwo gushakira abene gihugu umubare uhagije akazi. Noneho wibukeho ko hari n'ababa baraho batanakora, batanategereje no kuzabona akazi, babeshwaho n'ibintu bimeze nk'ubufindo gusa. Ibintu byo gutaka amatara ubitegeka umuntu gute? Iryo tegeko ryanditse mu kihe gitabo cy'amategeko y'u Rwanda? Iryo tegeko ritegeka umuntu gutaka amatara abana be batabonye n'igikoma cyo kunywa mu gitondo. Iryo tegeko ritegeka umuntu gutaka amatara arimo yibaza aho azakura minervare cyangwa amafaranga yo kugura amakaye y'abana ejo bundi mu kwambera amashuri natangira. Iryo tegeko riturukahe? Umuyobozi w'umujyi wa Kigali, abayobozi b'uturere tugize umujyi wa Kigali, abayobozi b'imirenge, nta soni mufite, nta kimwaro mufite? Mubona mwirirwa musahura amafaranga ya leta, mwikoreramo mujyana guhaza inda zanyu n'imiryango yanyu, mwarangiza mugashyira amategeko yo gukandamiza abaturage gusa. Abaturage ngo nibatake amatara ku ngufu, utabikoze ngo ahanwe. Iyo minsi mikuru se wumva wowe ubwawe nk'umuyobozi wumva ko ari iminsi mikuru kubera ko uyifitemo ibyishimo, ufitemo ibyurya, ufitemo ibyo widagaduramo? Uyu muturage urimo kwayura, urimo kunywa amazi kugira ngo yumve ko mu nda harimo ikintu, uramutegeka gutaka amatara ngo natayataka uzamuca amande hejuru y'iki? Ibi byose ni wa muzimu w'ubwibone uri mu bategetsi. Mutaka amatara, abanyamahanga ba hano muri Kigali, uhageze wese abone Kigali bengerana, amatara yaka, ibintu bicika. Uwo ni umudayimoni w'ubwibone wabateye. Kuki se niba mufite ubwo bushobozi ni muyatake? Ibindi bihugu ntago bitaka imijyi. Ubu twese aho dutuye imijyi ntitatse kandi yaratatswe na za guverinema. Abaturage baba batanze imisoro, ibindi byose biva mu misoro iba yatanzwe. Mu bindi bihugu nuko bimeze. Naho twebwe abaturage baragira gutya bagasora, bagatanga imisoro uko bikwiriye. Ufite inzi kodeshwa akayitanga, ucuruza inyanya agatanga umusoro, ucuruza imyenda agatanga umusoro, ujya kurangura ibintu mu mahanga agatanga umusoro. Hagera igihe cyo kubaka umuhanda ngo abaturage ngo buri muturage ngo nakore ngo nazana isima ngo ihanye n'amapave ngo azajya imbere y'umuryango we, ngo buri muturage ngo nazana isima ngo izavamo za bordure zizajya ku muhanda unyura imbere yiwe, nkaho nta misoro abaturage batanze. Ibi ngiye babwira ni ibintu nzi neza. Herega ejo bundi mbere yuko mva mu Rwanda aho nari ntuye badutegetse buri muturage gutanga amapave, gutanga imifuka ya pave, kandi dusora aho twakoreraga, dusora.
umuntu bakamutegeka ngo tanga imifuka 10 ya sima ngo kubera ko tubona ariyo yajya hano imbere y'umuryango wawe, kandi warasoze imyaka yose ukoreye aho hantu, warabayeho usora. Abantu bajya kuvuga bakavuga ngo tanga imifuka ya sima, abantu baratanga imisoro, hagera igihe cyo kubaka ishuri ngo ababyeyi ngo nibazane ngo amafaranga ngo yo kubaka ishuri, nkaho ari ishuri prive. Niba ari ishuri prive ababyeyi bitekerereje nibashyiramo ibikoresho byabo, ariko niba ari ishuri rya leta abaturage bakaba batanga imisoro. Ntabwo kugira ubundi bwitange bwiyongeraho kugira ngo iryo shuri ryubakwe, bigomba kuba itegeko ku buryo utabonye icyo yongeraho abihanirwa. No, ntabwo ariko bimeze mu bindi bihugu, ntabwo ariko bimeze. None se iyo budget ikora iki? Amafaranga y'imisoro abaturage bishyura, izo nguzanyo zifatwa ko n'ubundi zizishyurwa n'abo baturage, bikora iki niba bitabasha gukora ibyo bikorwa remezo ku buryo umuntu azajya asora yarangiza hari ahandi hantu mwabibonye ku buryo umuturage watanze imisoro ahindukira bakanamubwira ngo ongeraho n'amafaranga y'umutekano, ngo uzajya wishyura amafaranga y'umutekano, nkaho polisi y'igihugu nta budget igira, nkaho ministeri y'ingabo nta budget igira. Hari ahandi hantu mwabibonye. Banyarwandakazi, tureke ab'intore baba bashaka gusa gukomeza gushyunguta aho ngaho babuze ibyo bavuga. Abanyarwanda mwese aho mugendagenda, ndavuga bari mu gihugu ariko bagendagenda mu mahanga, ndavuga abatuye mu mahanga, nimutubwire hari ahandi hantu mwari mwumva leta yavuze abaturage barasoze, ministeri y'ingabo ifite budget, ministeri y'umutekano ifite budget, igipolisi gifite budget, bakongera bagahindukira bakavuga ngo inyuma ya misoro mwatanze nimuzana andi mafaranga y'umutekano. Hari ahandi hantu biba ibintu by'ubujura byarekeye aho ngaho. Hanyuma twarangiza tukavuga ngo amategeko, ngo dufite amategeko meza yanditse, amategeko meza yanditse adafite icyo akora amaziki. Urahaguruka ukavuga ngo umuturage utazataka inzu ye amatara uzamuhana. Iryo tegeko ryanditse hehe? N'ayanditse ntakurikizwa, ariko noneho murafata n'atanditse mukayahimbahimba. Shyiraho amabwiriza y'ubwibone gusa yo kutamenya agahinda k'abaturage. Ejo bundi mwabonye abana kuri Sainte Famille barimo bigaragambya bavuga bati twatangaga 23,000 byo kugira ngo tuzajye turya ku ishuri, none bagize gutya baradutunguye bakubise ku 40,000 na bingahe. Ababyeyi bacu bayabuze, none ntibashaka ko tujya mu ishuri ngo tudatanze ayo mafaranga. Ibyo byose nibazo biba byugarije abaturage. Ababyeyi barimo kwibaza aho bazajya bakura ayo mafaranga aba yiyongereyeho mu buryo butunguranye gutyo, ariko noneho mugiye no kugira gutya ngo nimutake ngo inzu zanyu ku ngufu. Untegeka gutaka inzu yanjye, ni wowe undusha kumenya yuko hari iminsi mikuru. Untegeka gutaka inzu yanjye, ni wowe undusha kumenya yuko mu byukuri ayo matara yaba meza nanjye nyashyizeho. Kuki utibaza mbere na mbere bakagombye kwibaza ngo kuki uriya we atashyizeho ari amatara kandi abaturanye be bayashyizeho? Nukubera ko atayakunda, nukubera ko atabona ko ari byiza, nukubera ko we adakeneye kwereka abantu ko yishimiye iminsi mikuru. Ibi bintu n'ubugizi bwa nabi. Ngewe ndasaba mu byukuri abantu babasha kutwumva kuganiriza abaturage, ntihazagira umuntu numwe wishyura aya mande. Uzange kuyishyura turebe icyo bagutwara, bagukubite cyangwa bagufunge buke. Mu byukuri nari ngiye kuvuga ngo uregere inkiko, nimpita nibuka ko izo nkiko ari zabaringa ziteretse aho ngaho, ariko uko byagenda kose ntuzayishyure bazagufunge, maze igihe kizagera imiryango yawe n'abana bawe babaze warafunzwe uziriki. Kandi igihe kizagera abantu babibaze, ntabwo ibintu bizahora gutya. Abantu igihe kizagera babaze, abayobozi bagiye bakora ibintu nk'ibi ngibi, icyabibateye gufunga umuntu ngo nuko atatatse amatara, cyangwa ukamuca amande ngo nuko atashyize amatara ku nzu. Niba hari abantu bo muri Nyamirambo batwumva, abayashyizeho ubwo bayashyizeho babifitiye ubushobozi cyangwa babonye aho barya imyenda, ariko abatari bayashyiraho mubireke. Umwaka warangiye, nta kintu na gitoya mu byukuri bizabatwara, maze tuzarebe ko bazabafunga. Cyangwa se ubu ndabizi bamaze gukora na liste z'abatarayashyizeho, uzategereze bakwandikire ayo mande maze ubihorere ntuyishyure, tuzarebe ikintu bazagutwara. Banyarwandakazi, inshuti bakunzi b'urubuga Biza Tubireba, tubibutse ko turi mu kiganiro Biza Tubireba tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga Biza Tubireba mukakigezwaho nanjye Jean Paul Musene Mpora. Mu byukuri iki kiganiro twagiteguye mu rwego rwo gushishikariza abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera no guceceka amahano yose n'andi makosa yose akorerwa mu muryango nyarwanda, kuko uku guceceka nibyo byatumye igihugu cyacu kigwa mu kangaratete. Reka tujye ku ngingo yacu ya gatatu. Mu karere ka Gisagara, umugabo bita Tumusifu Jerome ni umuyobozi w'umurenge wa Mukindo. Muri kino cyumweru yafashe umwana w'imyaka 15 ari kumwe n'abapolisi bagendana, bamuteragura imigeri, bamuhondagura ibibuno by'imbunda. Barangije babonye umwana baye intere,
baterera mu modoka bajyana kwa muganga, umwana apfira kwa muganga. Banyarwanda banyarwandakazi, icyo uyu mwana yaziraga ngo ni igiki? Uyu mwana ngo bari bamuketseho ko ari we waba ateye ibuye ku modoka yabo. Baciye ku muhanda, ibuye riraza rigwa ku modoka, barangije bavamo bafata umwana barakubita, bamuteragura imigeri, bamukubita ibibuno by'imbunda, barangije baterera mu modoka bajyana kwa muganga, umwana arapfa. Umwana w'imyaka 15. Mbere na mbere niyo ya mategeko navugaga, amategeko yanditse adakurikizwa amaziki. Itegeko mu Rwanda rifite icyo rivuga ku mwana uri munsi y'imyaka 18. Itegeko rivuga yuko mu gihe umwana wese utari wayageza ku myaka y'ubukure agize ikintu yangiza, nkuko nguko yatera ibuye ku modoka cyangwa akonesha imyaka y'umuturage n'ikindi kintu cyose yakwangiza, ababyeyi be bategekwa kukishyura. Iyo uyu mwana yakoze icyaha kigendanye no guhungabanya uburenganzira bwa muntu, akaba yakora nk'igikorwa cy'ubwicanyi, kuko birashoboka umwana ashobora kurwana na mugenzi we akaba yamwica atabishaka, ashobora gukora ibindi byaha nk'ibyo bikomeye, umwana ntabwo yicwa, nta nubwo afungirwa muri gereza z'abantu bakuru, ahubwo ajyanwa mu byitwa ibigo ngororamuco. Niko itegeko dufite uyu munsi ribivuga. Hanyuma rero umuntu executive w'umurenge n'abapolisi bafata umwana w'imyaka 15 bamuhurireho bamukubite kugeza apfu. Bamukubise, icyambere nta gihamya bari bafite ko ari we wateye imodoka, ko bishoboka ko hari abandi bana barimo bakinira aho hafi bateye ibuye. Ariko noneho tunavuge tuti wenda hari niwe, ariko harimo gukekeranya. Uwo mwana nta babyeyi agira, nta muryango afite. Gufata uwo mwana mukamujyana mu muryango mukavuga muti dore ateye imodoka, ateye ibuye imodoka irahombanye cyangwa imenetse ikirahure, mugomba kuyikoresha nk'uko itegeko ribivuga, birananiranye. Kugeza ubwo abantu bitwa ko ari abayobozi bafata umwana bakamukubita nk'abica igisambo, bakamukubita nk'abica inzoka kugeza apfuye. Mwarangiza mukavuga ngo amategeko ngo meza, ngo dufite amategeko meza ngo yanditse. Njya mbyumva n'abanyepolitiki aba bose bakorera hanze n'abo mu gihugu bariya bose usanga bivugisha ngo dufite amategeko meza yanditse adakurikizwa amaziki. Ntibirutwa nuko yaba adahari. Ubwo se uwo mwana w'umuntu wishwe uri bumuzure? Ubushize twabonye mu ntara y'Amajyaruguru umuyobozi w'akagari wafatanyije n'inkeragutabara gukubita umwana w'umukobwa, baramukubita bamugira ikimuga cya burundu, kugeza ubwo umwana yirebye abona atazongera kubaho, ahitamo gushaka kwiyahura. Amaze kubona ko yabaye ikimuga, anywa imiti yabatera ku myaka kugira ngo yiyahura apfe byibuze n'ubundi ye kuzapfa ari ikimuga. Biranga, ariko uwo mwana yabaye ikimuga akigizwe n'abo bayobozi, kandi byakozwe ku mugaragaro. Video mwarayibonye ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma zangirwa nkiko zo mu Rwanda bagiye guca urubanza, baravuga ngo kubera ko ngo uwo muyobozi w'akagari ngo wakoze icyo kintu, ngo yabikoze ngo ari mu kazi, ngo bamukatiye ngo igihano cy'imyaka 3, ngo igifungo cy'imyaka 3. Nacyo kugeza uyu munsi abantu bavuga ko ashobora kuba ataragifunzwe, kuko hari igihe bamubona muri quartier. Igihano cy'imyaka 3, umuntu yakubise umwana w'umuntu amuvuna mugira ikimuga cya burundu, ngo ari mu kazi. None se uwakorera ni ndetse leta? Noneho leta nifate responsabilité kuri uwo mwana wavunwe n'umukozi wayo. Hari impozamarira ababyeyi b'uyu mwana babonye. Leta ngo ivuga iti umukozi dukoresha yavunnye umwana w'umwene gihugu, none niba tunafite gushaka korohereza umukozi wacu, reka dufate responsabilité tuvuze uyu mwana, dutanga indishyi z'akababaro kuri uyu muryango. Izo ngirwa abacamanza zarangiza zikavuga ngo umuntu ngo icyaha yagikoze ngo ari umukozi wa leta, noneho iyo leta niyishyure. Mu minsi yashize nabwo twabagejeje ikiganiro cy'umwana w'umukobwa wavuye iwabo agiye kwiga ku kigo cy'ishuri, ni mu ntara y'Amajyepfo. Aragenda agezeyo, abana barasakuza, abana bari bahamaze iminsi barasakuza, we yari yaje uwo munsi uwo mwana, nta n'umuntu n'umwe bari bamenyana. Directeur w'ikigo araza amuhamagara mu bandi bana, umwana avamo aravuga ati ariko ngewe nta muntu n'umwe tuziranye hano twari gusakuzanya. Directeur ati ryama hasi, aramukubita amuvuna umugongo. N'ubu umwana w'umukobwa agenda yikurura hasi, ntabasha guhagarara, ntashobora kwijyana kuri toilette. Niyo ashatse kujya kuri toilette ntamenye igihe byaziye, kaba ari kwihagarika byaba ari bikomeye. Kugeza uyu munsi iyo ngirwa mu directeur w'amashuri banze kuyihana, ahubwo bayivana kuri icyo kigo bamujyana ku kindi kigo. None izingirwa abayobozi, izingirwa abapolisi zirafata umwana w'imyaka 15 bagakubita kugeza apfuye. Ibi bintu biterwa n'iki? Aba bayobozi bashyirwaho nande? Aba bayobozi
ikintu kibyica cya mbere nuko ari abantu bataba bazwi muri icyo giturage. hari ingirwa bayobozi FPR igenda igafata, abenshi usanga barahoze mu gisirikare, ba executive b'utugari, ab'imirenge, hafi ya bose, kuko ngewe ibyo ni ibintu nzi, hafi ya bose ni abantu bahoze mu gisirikare. Abenshi usanga na discipline yo mu gisirikare yari yarabananiye. Muri ya gahunda yabo yo gucungisha abaturage ijisho rya gisirikare, bakabakura iyo ngiyo bakabazana mu giturage ahantu runaka, ahantu umuntu atanatuye ngo nahayobore. Ubundi ibingibi ntago byakagombye. Umukuru w'isibo, umukuru w'akagari, umukuru w'umurenge bakagombye kuba ari abantu baho ngaho muri icyo giturage, bazwi n'abaturage baho, bavuga bati uyu muntu imico ye turayizi, natubera umuyobozi azatubera umuyobozi mwiza, akaba ari bamutora. Ariko nkuko bivuga muri ibinyamakuru byabo, uyu executive wakoze ibingibi afatanyije n'abapolisi ngo ni mushyashya nibwo yarakiza. Abaturage baravuga bati wagira ngo arararota gukubita abaturage, kuko saa moya mu gihe akazi gatangira saa 2, we saa moya yaba yahageze mu cyaro arimo gukubita abaturage nk'ukubita inka. Iyo mayibobo bayivanye hehe? Ese mwa baturage mwebwe umuntu araza agakubita mukamwihorera, mwamukubisa fazari mukazasigara muburana na leta? Agakubita umuntu wa mbere, agakubita wa kabiri, agafata umwana wa rubanda akamukubita kugeza umwana apfuye, umwana w'imyaka 15 s'il vous plaît. Ubu ko ari byo mbabwira, umuntu utuye muri quartier, waba utuye muri quartier uzi ko abantu uyobora ari abaturanyi bawe, mwakuranye cyangwa se mwakoranye, mwiganye, ugatinyuka gufata umwana w'umuturanyi ukamukubita kugeza apfuye, ntago wabikora. Ariko kubera ko bagenda bagatora izo mayibobo zananiranye mu gisirikare bakazizana aho ngaho ngo abari zo ziyobora, ziraza nyine zikabayoboza ibiboko, zikabayoboza amafuni nkuko zabimenyereye mu ishyamba, usanga zarajyaga zirirwa zica bagenzi babo zikoresheje amafuni. Itegeko rirahari, umwana yakosheje, niba hari ibyo yangije ababyeyi be nibabyishyure. Niba umwana yakoze icyaha gikomeye gihungabanya uburenganzira bwa muntu, ajyanwe mu kigo ngororamuco, iryo tegeko rirahari. Ariko mayibobo iyo ngiyo ntabwo irizi, iyo ngirwa muyobozi ntabwo irizi ko rihari. Nge ntabwo ndi gutukana, ibyo ngibyo nuzabifata nk'igitutsi biramureba. Ariko ngiyewe umuntu nk'uwo nguwo udatekereza ubuzima bw'umuntu, udatekereza ko akwiriye kubaha itegeko, uwaba ari mayibobo. Ariko mayibobo ndanayibekera ko mayibobo ijya mu muhanda kubera imibereho mibi, ahubwo aba ari inyamaswa bazanye mu bantu. Kandi ngeyo mbivuze gutyo ntago mbifata nk'igitutsi rwose, mba mbibona, kuko niba hari ikintu kigomba kubahwa n'ubuzima bw'umuntu, bagira gutya bakabafata bakagenda bakavuga ngo ribu yamufashe ejo cyangwa ejo bundi kumva ngo bamukatiye umwaka umwe nawe ntawufungwe akagaruka muri quartier. Nuko byatangiye bihera hejuru bose ntago mubyibuka, bayibingira bajya mu nkambi imbaga, bakumva amahanga yasakuje bakavuga ngo ibingira ngo bamukatiye ngo umwaka umwe n'amezi 6, bakamujyana iwe mu rugo akigumirayo, intambara ya Kongo yagera bagahita bamuhereza batijya muri Kongo ujya gushoza intambara muri Kongo. Umuntu wishe abantu barenga 8,000 ngo bamukatiye umwaka umwe n'amezi 6. Inyamaswa yafashe umwana w'umukobwa nk'uri ikamukubita ikamuhindura ikimuga ngo bayikatiye imyaka 3. None bagezaho bafata n'umwana w'imyaka 15 bakamukubita gapfa. Twarangiza tukavuga ngo dufite ngo amategeko ngo meza rwose, ngo meza sadakora amazi, amategeko meza atagira atubahirizwa amaziki. Ingirwa abayobozi zicaye hariya mu nteko ishinga amategeko zayashyizeho, zidashobora no gukurikirana ngo zimenye niba amategeko zakoze yubahirizwa, zicaye hariya zikora iki? Kurya imisoro ya rubanda gusa. Banyarwandakazi, ngiye ntabwo ndi umuntu ukunda ibintu byo guhohotera, ariko ntabwo nshobora guha umuntu rwaho ngo amhohotere rimwe cyangwa kabiri. Niyo mpamvu mbabwira ngo niba umuyobozi aje bwa mbere muri quartier agafata umuntu akamukubita, mugomba kumuha gasopo, mukamubwira ko ubutaha nagaruka namwe muzamukubita ikibyimbye kikameneka. Kuko amategeko arahari, niyo agomba gushyirwa mu bikorwa, nta kindi. Amategeko arahari, nta hantu na hamwe itegeko ry'u Rwanda rigaragaramo gukubita. Umuntu wese uzakora ikosa azarihanirwe hakurikijwe amategeko. Ariko umuntu muri quartier naza muri quartier mutuyemo agahohotera umuntu bwa mbere, ntazasubireyo mutamuhaye gasopo. Ubwa kabiri nagaruka mujye mufata mukubite, hanyuma muzasigare muburana nayo mategeko badashaka kubahiriza. Wagira ngo igihugu nta nabagihagarariye bahari. Ese ubundi mu by'ukuri president w'igihugu arahari mu gihugu akaba ibintu nk'ibi ngibi? Ubu ministre w'intebe arahari, Perezida wa Sena araharicaye, bararya bakajya mu nzu imidigi bakayigeza iriya, n'imiryango yabo bakohereza abana muri Amerika, abandi bana b'imyaka 15 barimo bakubitwa bagapfa. Banyarwandakazi, nimwe mugomba kwivana muri ubu bucakara kw'isi yose. Reka mbabwire, nimujya kureba ahantu hose abantu bari mu bucakara bakaza kwibohoza,
muzasanga byarabasabye ikiguzi cyo kwikuramo ubwoba. Abaturage bo muri Afurika y'Epfo iyo badahaguruka batangiye kurwana n'abazungu babakandamizaga, abazungu bakoresha intwaro za kijyambere, imbunda n'amasasu, abaturage bakoresha intwaro za gakondo, bahangana nabo kugeza ubwo bagenda babambura izo mbunda, kugeza ubwo bagenda babona indi misada ku ruhande, kugeza igihe abazungu baboneye yuko byose bishoboka. Ntago babahaye ubwigenge kubera yuko mu by'ukuri bo bari bafite uwo mutima wo kureka abirabura ngo nabo bagira uburenganzira ku gihugu cyabo. Babyemeye kubera ko babonaga ko abaturage bahagurutse kandi byanze bikunze nibatarekura bazatakaza byose. Tugomba kwiga kugira umwuka, njya nkunda kuvuga ngo tugomba kwiga kugira umwuka umeze nk'uwari uri mu mugabo bita Che Guevara. Ernesto Che Guevara ni umuntu utarajyaga aryama ngo asinzire aho yabaga ari hose. Iyo yumvaga akarengane yarahagurukaga akajyayo. No muri icyo gihugu duturanye cya Kongo yigeze guhaguruka araza, aza gufatanya n'abantu baharanira uburenganzira bwabo. Ariko twebwe ingirwa mu polisi, ingirwa muyobozi razigafata umuturage ikamukindagura twicaye aho ngaho hafi ye, habe no gukomera, habe no kuyivugiriza induru. Nagahinda gakomeye, ariko uko byagenda kose abanyarwanda bagomba gushirika ubwoba. Ntabwo ubutegetsi buriho bwifuza kuyobora abanyarwanda mu mahoro. Iyo ababifuza kuyobora abanyarwanda mu mahoro, ayo mategeko bavuga meza yanditse bayashyira mu bikorwa, umuntu wese wakosheje agahanwa n'itegeko. Ariko niba bafata abantu bakabahohotera muri ubu buryo, nukuvuga ko bashaka ibibazo, barashaka imyigaragambyo, barashaka guhangana n'abaturage. Abaturage rero nimwe mugomba guhaguruka. Umuntu yagukomeretsa nawe ukamukomeretsa, nta bindi, kugeza igihe iyo leta izigira kubaha amategeko, nta bindi. Niko bimeze. Yabyaye ashaka kurera, nawe wabyaye ushaka kurera, nta bindi. Ubundi ahandi yaguhohotera nka gutyo, uzi yuko amategeko ari bwubahirize, wahaguruka ukagenda ukajya kumurega, akabihanirwa mu buryo bugendanye n'ikosa yakoze. Ariko niba umuntu akuvuna umwana akamuhindura ikimuga cya burundu kitazagira icyo kimarira, wajya kumurega bakavuga ngo yakoreraga leta, kandi iyo leta ntacyo uri buyibaze. Nshuti mwari muteze amatwi, dusuje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tubabwira ngo nyabuneka mugire umwuka nk'uwari uri muri Ernesto Che Guevara, umwuka wo kurwanya ikandamiza. Mugire umwuka nk'uwari uri muri Nelson Mandela, umwuka wo kurwanya ikandamiza. Niba atari ibyo ngibyo, izo mbwebwe zizajya ziza zica abantu birangire. Nge n'ukuri mbabwiye yuko niba mvuze ngo imbwebwe ntabwo mbifata nk'igitutsi, kuko imbwebwe niyo ihura n'umuntu hari yigendera mu kayira ikamwirukanka ishaka kumushanyaguza gusa ngo imurye. Niba rero basigaye baryagagura abantu, nabo ubwo babaye imbwebwe. Ntabwo ngiye mbifata nk'igitutsi. Umuntu ukora ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo natinya no kumwita imbwebwe rwose. Ntabwo njya ntukana, ntabwo umuntu muzima ashobora gutinyuka kumutuka. Umuntu wiyubaha wubaha itegeko sinshobora kumutuka. Ariko niba umuntu ari hari agomba kubahiriza itegeko ntaryubahirize, ni ukuvuga ko ni imbwebwe, n'ubwenge bwe bungana n'ubw'imbwebwe. Murakoze cyane, kadusoreza aha ngaha. Mbasabe mukomeze muduhe ibitekerezo, mutwandikire kuri email yacu mporane@gmail.com cyangwa mukore commentaire ku biganiro tubagezaho. Mbasabe mukomeze mukore na subscribe cyangwa se sabone. Icyo twifuza ni ukwagura umuryango w'abantu baharanira guca akarengane, ni ukwifuza kwagura umuryango w'abantu baharanira kubahiriza amategeko. Naho ibyo kuzatwirirwa tuvuga ngo amategeko yanditse neza, no, yanditse neza atubahirizwa. Murakoze cyane, mugira umunsi mwiza, naho ubutaha ikiganiro bizatubira tugaceceka nakagaruka.